Iri ni ijwi ry'umuganga, tega amatwi wige, umva ijwi ry'umuganga kuri Rose Media TV. Rose Media TV. Muraho nshuti bakunzi ba Rose Media TV, nkuko bisanzwe nanone twagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mbere yo gutangira ikiganiro, mbanje kubashimira cyane abakomeje kudukurikira, abakomeje gushyiraho comment zabo ndetse n'abakomeje kudushimira mu buryo butandukanye, mbabwira ngo Imana ibahe umugisha kandi umuhate wanyu si ubusa. Izi nyigisho zacu rero turifuza ko zizagira byinshi zigenda zihindura ku bantu bamwe na bamwe, kuko hari igihe tuzana inyigisho ugasanga ihuye n'umuntu uri muri icyo gihe. Icyo gihe rero uwo muntu bimufasha gusohoka mu gihe arimo, cyangwa se kumenya uburyo agomba kwitwaramo muri iyo situation, muri icyo kibazo arimo cyangwa muri iyo mibereho agezemo, kugira ngo abashe kubitambukamo neza, yirinde ingaruka z'ejo hazaza. Inshuti zacu rero ntabwo twakwibagirwa n'ubundi kubibutsa gukora share ibiganiro byacu kugira ngo bibashe kugera no ku bandi. Ushobora koherereza umuntu nawe koherereza undi, ugasanga biguye kuri wa wundi uri mu kibazo wenda tuvuzeho, rimwe na rimwe ugasanga ufashije umuntu utabizi. Kuko natwe akenshi ibiganiro tubikora dufite intego yo kugira abantu dufasha, tuvuga tuti wenda hari umuntu uri muri ibi bihe ugowe, ukeneye inama, ukeneye n'ubundi bufasha. Niyo mpamvu nawe dufashije ugakora share bikagera ku bantu benshi. Muri abo bantu benshi ushobora gufashamo umuntu umwe, nyamara utabizi ukabukorera umugisha w'Imana. Nabatindiye rero, reka mpite ninjira mu kiganiro nabateguriye uyu munsi. Rose Media TV. Online together. Insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi iragira iti: mubyeyi cyangwa se mukobwa, irinde gukora aya makosa, kuko ashobora gutuma umwana wawe azarinda apfa atagukunze cyangwa atakwiyumvishemo, atakwizeye, cyangwa se bikanatuma yiyahura. Impamvu y'iki kiganiro rero, nahisemo kubaganiriza kuri ibi bintu kubera hari ingero nyinshi zifatika mfite, cyangwa se namwe mwaba mufite ntekereje, z'abantu b'abakobwa bagiye bagira ikibazo cyo kuba babyarira iwabo mu rugo, ariko ntibabashe kwiyakira. Ugasanga birabatunguye, yagize inda atigeze yitegura, abyaranye n'umuntu aramwihakanye, ugasanga rimwe na rimwe bimugushije muri aya makosa. Reka turebe rero umukobwa bimubayeho. Birashoboka ko ibyo bintu bikubayeho, ariko kubyakira bikabasha kukunanira. Ibyo ntabwo twabikurenganyiriza, kuko buri muntu afite uko aremye, afite ubushobozi bwo kwakira ibintu mu buryo butandukanye n'ubwundi. Ibyo ntabwo twabikurenganyiriza ko ubashije kunanirwa kwakira icyo kintu kije kigutunguye kikakugwaho. Ariko uko biri kose ugomba kubaho, kandi n'umwana utwise akabaho. Mukobwa rero, ndagira ngo nkubwire ngo tekereza cyane ku ngaruka zishobora kubaho igihe unaniwe kwiyakira, ndetse ukaba wabasha guhisha umwana ko uri umubyeyi we. Rose Media TV. Online together. Ingero ngiye mfite nyinshi, nagiye mbona abantu b'abakobwa, umukobwa akabaho ngaho akabyara, ariko ukabona nyine yishimiye n'umwana yabyaye rwose, aramukunze, aramwereka urukundo rwa kibyeyi. Umwana arakunzwe mu muryango, akunzwe na ba nyirakuru na ba nyirarume na ba nyina wabo, mbese ugasanga umwana mu muryango arakiriwe. Noneho na mama we mu gihe ari kumwe nawe ntatinye kumubwira ko ari umwana we,
ariko yagira mu bandi bantu hirya wenda batazi ko yaguye muri uwo mutego, batazi ko yabyaye, agashaka kwigira umukobwa, agashaka kubabwira ko nta mwana afite. Rimwe na rimwe wenda kuko murabizi isano hagati y'umubyeyi n'umwana ni isano ikomeye cyane umuntu atabasha gupfa kwiyambura mu buryo bworoshye. Rimwe na rimwe yaba ari no mu nshuti ze wenda zitazi ko yaciye muri ubwo buzima, akaba yanazibwira yuko hari umwana wenda umukunda, hari umwana wa mukuru we cyangwa se wo mu muryango cyangwa se wa mama, akaba yamwita n'uwa mama we umukunda. Rimwe na rimwe agakunda kubereka udufoto twe, ariko ntabashe gutinyuka ngo atore ngo ababwire yuko ari umwana we. Hari intera rero ibyo bintu bishobora gufata mu gihe kizaza. Urumva umwana nawe barimo agenda abyiruka amenyana n'abantu batandukanye, aho mama we yanyuze. Mbese murabizi iyo umuntu akura ntawuzi aho azagenda agera cyangwa se n'abantu bazagenda bamenyana. Yewe hari n'igihe biba ngombwa ko uwo mukobwa witwaye atyo ugenda yerekana ko atari yabyara nta mwana afite, ahurira n'umusore muri iyo mibereho, bikaba ngombwa ko bakundana. Ntabwo abasha gutinyuka ngo abohoke ngo amubwire yuko afite umwana, kuko urumva n'ubundi yamumenye bamwita umukobwa abandi cyangwa se nawe yita umukobwa imbere y'uwo musore. Bishobora no kugeza igihe yewe bagashakana bakabana, ariko akenshi na kenshi ntabwo ibyo bintu rwose bikunda guhira ababyeyi. Mwa babyeyi mwe mushaka umuti wa buri kibazo cyose gishobora kuza gikora ku isano mufitanye n'abana banyu, hato iyo sano itazabasha kuba intandaro wenda yo kubatanya, aho kugira ngo ibe intandaro yo kubahuza neza. Ikintu rero mvugira ibi ngibi, akenshi ngewe mbona umubyeyi w'umukobwa aba atabashije kureba kure ngo akore analize zuzuye. Ibyo ari byo byose uwo mugabo ugiye kubana nawe wamuhishe yuko ufite umwana, aba aje mu muryango wawe mugari, kandi wa muryango ari nawo dusangamo wa mwana urimo uhishahisha mu bantu utari proud ye. Bivuze ngo uko biri kose utekereje kure wabasha kumva yuko byanga bikunze uwo mugabo ushatse azamenya uwo mwana nubwo wamumuhisha, kuko ashobora no kwihurira n'umuntu wenda wo muri famiye utanazi yuko iyo myitwarire wayigira ukuziho ubunyangamugayo bwuzuye, ugasanga aramubwiye ati se wa mwana akana kayabanje kubyara ameza tubu ntiyabaye umusore, ese ntiyabaye inkumi. Ugasanga noneho wa mugabo aramukurikiranye amuhaye detaye zose. Ikindi kandi wa mwana ubu muhemukiye, kuko ntabwo azabasha kuza mu rugo rwawe ngo yisanzure nk'uko bikwiye. Ndibaza rimwe na rimwe naza ntabwo uzajya utuma yegerana n'uwo nakwita papa we ngo babashe kugirana ibiganiro, kuko uzaba ufite ubwoba uvuga uti umwana ari bubimubwire wenda ari bucikwe, kuko abana muzi ko rwose ari abamarayika abivuge. Aho ni ku ruhande rw'umwana wenda uburyo umubujije kugenda iwawe no kwisanzura iwawe, kandi umwana nta handi hantu aba afite uburenganzira bwuzuye n'ubwisanzure bwuzuye, ndetse anaba ngo abe yumva ari comfortable, yiyumva neza nko ku mubyeyi we cyangwa se nko ku babyeyi be. Mu rugo iwanyu niho hantu uba ukumva rwose uri comfortable mu buzima ukwiye kubamo, uri kuvuga icyo ukwiye kuvuga, mbese ukirekura ukumva urisanzuye. Ntabwo azisanzura mu miryango y'iwawe nk'uko yakwisanzura iwawe mu rugo. Ariko nyamara iyo uba wenda warabwiye uwo muhungu uti nyamara nubwo wankunze ngewe mfite umwana nabyaye mbere,
ashobora no kuba yari bubyemere akamugira uwe akagukunda nawe akamukunda, cyangwa se yanabyanga ukavuga ute se umuntu utankundiye umwana njyewe arankunze. Urumva rero uba waratinye kuba intwari, kandi umubyeyi mwiza agomba kurangwa n'ubutwari, byaba ngombwa agapfira umwana we rwose nta pfunwe. Nakumva ko waterwa ipfunwe nuko utahaye umwana wawe ibyo ugomba kumuha. Ntabwo nakumva ko waterwa ipfunwe nuko ubashije guhagarara mu nshingano zawe nk'umubyeyi ku mwana wawe. Umubyeyi ntabwo akwiye kureba urukundo rushobora kumuhuza wenda n'uwo bagiye kubana ngo rubashe kwangiza urukundo rw'umwana yazanye muri iyi si, umwana atabihisemo cyangwa se atabigizemo urundi ruhare. Tubashe guhagarara gitwari imbere y'abana bacu. Umwana ashobora kubimenya binyuze mu nzira nyinshi zitandukanye, abikuye mu bantu benshi batandukanye. Nta nubwo rwose yarinda ava muri iyi si nkwibwirira ukuri kuzuye atanabimenye, ariko igihe abimenye wa mubyeyi we bimutera igikomere cya kindi adashobora kwikuramo ubwe, kuko umwana we aba agufitiye urukundo akurata kandi atewe ishema nuko uri umubyeyi. Tekereza rero iyo amenye ko wowe udatewe ishema nuko ari umwana wawe, niho hahandi ashobora no kwiyahura rwose akabura ubuzima bwe, kuko nta muntu aba afite muri iyi si iyo yumva na mama we ubwe atamwemera cyangwa se atamukunda. Niyo waba umukunda akaja nawe ntabwo ashobora kumva ko umukunda, kuko ntabwo wigeze umurata, kandi nawe utakurase ntabwo wakumva ko agukunda, wakumva ko akunda ba bandi agenda arata. House Media TV, online together. House. Babyeyi namwe bakobwa mwabyariye iwanyu, mufite inshingano ikomeye cyane yo gukunda abana banyu no kubasha guterwa ishema nabo, ntimubashe kubihisha buri muntu uwo ari we wese. Nibiba na ngombwa ukumva biri kure yawe, gerageza wegere abaganga batandukanye baganirize, bazakugira inama bakuyobore aho ugomba kugeza ikibazo cyawe, bakagufasha ukabasha gukira ibyo bikomere. Nawe ibyo nibikomere ubana nabyo ntabwo ari uko uri umubyeyi gito cyangwa ari uko wanga umwana wawe, ahubwo nibikomere nawe wifitiye, yewe waba ushobora no kubutanazi ko ubifite. Nshuti bakunzi ba Rose Media TV, reka nsoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha, mbibutsa gukora subscribe, gukanda kuri ka kantu k'inzogera, ndetse no gukora link share, kugira ngo ibiganiro byacu rwose bijye bibagerera ho igihe. Ushobora kuba udukunda ariko ukaba utari wakora subscribe, bibaho, nicyo nakwibutsaga. Murakoze, dukomeze tujye inama, ndetse n'abashobora kuba baranyuze muri ubwo buzima bifuza gufasha abandi. Ni ukuri gufasha abandi ni umugisha udasaza. Mushobora kuduhamagara kuri 0788 mukaza mugatanga ubuhamya bwanyu kugira ngo tubashe gufashanya muri ubu buzima. Imana ibahe umugisha. House Media TV, online together.